noneho harahiye harakongotse uwitwa Papa Bitangaza wavuze yuko ngiyo ataba pasiteri yari kujyana umutwe wa madamu we kuri RIB akagenda awufite mu gashashi yawukase. Ibintu byakomeje kuba ibindi amabanga yose bayamenye ku karubanda. Uyu mwaka dutangiye wa 2025 yaba ntari pasiteri mbona arafashaga hangashyira mu ishashi kajya kuri RIB kuramugura. Bigeze kugira inzu kwa ngaho fata Papa Bitangaza imyaka 2 y'Ubugande amezi 3 yo mu Rwahukaniro wongereho yayandi yo mu nzu y'imbwa. Uyu Papa Bitangaza avuze yuko ngo yari gutwara umutwe wa madamu akawutwara kuri RIB ubwo yawikatiye ngo agakatirwa burundu. Yaje gushyirwa hanze avugwa yuko ngo yagiye kwibera i Kampala ngo yarahukanye akamara n'igihe kinini ngo yibera mu nzu y'imbwa yabagiwe mu rugo. Ndetse bavuze yuko ngo ari no mu divorce ukomeye cyane. Bikomeza kuba kasamutwe n'agaterera nzamba dore yuko uyu mugabo wakunda icyo bita uncencenga igitsina ngo yakwiciraho ngo rwose kumubwira ikijyanye n'igitsina ngo nta kintu mwavugana. Ibyo byageze aho ngaho imishinga iracurama. Iwacu nta muntu wigeze yiyahure. Iwanyu bariyahuye se? Uyu Papa Bitangaza wabaye akabarore ngo wari umukozi w'Imana aka pasiteri umuvugabutumwa umuhanuzi we n'umuryango we ngo bafataga izindi ngo bakazicaza bakazihuza bakazibanya mu mahoro. Satani yari igiki imbere y'Imana. Byaje kugaragara yuko umuryango wabo wari ufifitse wari uhagaraye cyangwa se unegetse ku mugina nta kintu cyari kibereyemo yewe dore yuko ngo bacanaga inyuma bukira bugacya. Uyu Mama Bitangaza we yavuze yuko ngo ari agasore kamenyereye gucangacanga gukubita wuncenche kurusha Papa Bitangaza dore ko ngo na Papa Bitangaza kuri wuncenche ngatoroshye na gato rwose ngo ari umugabo unyarutse cyane. Ako gasore ngo kamurusha ngo karamutsindiye kamuterana igitego ndetse umudamu we ngatwita umwana utari wa Papa Bitangaza ari naho imvururu zaje kuvira zikaba kasamutwe zikagenda zigakura. Mwarasaze Madamu wa Papa Bitangaza ngo yikoreje mu cyaro gato agiye kureba uko bimeze ngasuhuze n'ababyeyi ngagezeho ngasanga Papa Bitangaza ngo yibarutse umwana utazwi ari naho habereye akasamutwe imvururu zikaba izindi akaba ari nayo mpamvu uyu mugore yahise avuga ati sinshobora kubaho nanjye ntafite undi mwana ku ruhande. Agahita ajya kwirebera agasore kakamucangamura kakayimushyiramo indubwo akayisama kugeza kuri ubu ngubu barimo baratana hanze barimo barakirana hanze ibintu byose byabaye mwanda. Wa muryango witwaga uw'abahanuza abakozi b'Imana waje gushyirwa hanze ibintu bindi dore yuko abaciye akenge bakerebutse bavuga yuko uyu muryango n'ubundi wari uhagaze ku manegeka dore yuko ngo uyu Papa Bitangaza ngo ajyaga yikora cyangwa akinyuza ahantu we n'abandi ngo bita abakozi b'Imana ngo bakamanura wayini inzagwa imbutabuta ni inzagwa imbutabuta n'ibigage byose bakabifiningiza bagasoma icyo bita ifege na danihiri ndetse n'ibikamba byose bagahuta kugira ngo barebe yuko furi zakiyongera bagataha ibintu ari mu ryerye. None ibyabo byaje kujya hanze dore yuko bari kubata hanze ubutitsa bavuga ati abakozi b'Imana bakoze amahano. Bamugereranyije ngo uno bita Profete Joshua waje utwika agatwikurura akavuga yuko ngo Imana yamwohereje ngo aze gucacanga cyangwa gucacambuwa cyangwa guhenesha agahenura Madamu Asiya umugore wa nyakwigendera Pastor Theogene ngo ni Imana yari yamutumyeho dore yuko mugenzi we yamubwiraga ati henesha henura kuko n'ubundi nawe urumujene cangamura hashye n'ubundi harahiye. Ibintu bikomeza kugorana ngo dere yuko ngabo bose baza bakora ibikoryo mu ntuza muri social media biyita abandi bantu Imana yavuze yuko bagomba gukora ibi na biriya. Bahuriraga hamwe bakoze umupango ukomeye cyane ndetse ngo na Pastor Claude n'abandi ngo bakoze umupango ukomeye cyane wo kuba bagambanira icyo bita social media bakiyambura umwambaro w'abakozi b'Imana bakaza biyambitse undi mwambaro kugira ngo bamamare bakagambanira iby'Imana. Insengero
ibyo mu nsengero no kuba abakozi b'Imana bakabita ku ruhande, bakaza bahenesha, bahenura, baminanura, bakubita ibyana, bahanura ibidahari kugira ngo bibonere hiti. None ibyabo byaje gusubirwamo, yego ye bikomeje kuba agaterera nzamba nk'ibisanzwe n'igiro nk'uko byari bisanzwe. Nari maze iminsi ntakora ariko nagarutse nje. So uyu mupasiteri rero ni umupasiteri ngo witwa ngo ni Papa Bitangaza, umugore ngo yitwa Mama Bitangaza. Ahwihwishijwe n'inkuru zavugaga yuko ngo Papa Bitangaza ngo yataye Mama Bitangaza atwite yenda kubyara. Ni ibyo ngibyo. Abakozi b'Imana rero muri iyo no minsi bakomeje gukora ibikoryo bigiye bitandukanye, bamwe na bamwe, abandi wenda baracyari mu murongo, ariko bamwe na bamwe barimo baragenda badukorera ibintu bituma tubamaramo icyizere. Gusa uyu mukozi w'Imana cyangwa se uwitaga umukozi w'Imana ngo ni Papa Bitangaza, ejo bundi yagiye ku gitangazamakuru rwose yimena inda, arivuga, avuga ko ari imurori, arashwanyaguza, mbega twumva yuko nta kintu cyasigaye. Abantu bagenda bamunyuzamo amaso, abandi barasesengura, abandi bavuga ibindi. Abamuzi bavayo baraza baravuga, dore yuko ibyo ngibyo bitari bizwi, by'uko yanywaga amahenikeni, ari umukozi w'Imana, itabi, ibiki n'ibiki, ibiyobyabwenge by'ubwoko bwose bavuze yuko ngo i Nyamirambo hari abamuzi. So uyu ni umugabo rero wari uri trend, nyine ni trend, kuko umugabo uje akavuga ibye akimarayo, akavuga amabi ye yose nyine akavayo, dore yuko n'umudamu we batumvikana habe na gake, ntabwo bumvikana na gake, ibintu byose babishyize hanze bashwanyaguje. Ni umuryango utumvikana na gake, kuko umwe yumva yuko yabyara ku ruhande, undi ku ruhande, ibintu bakagenda ngo babihuza gake gake, ngo dukore, ngo kora kimwe nanjye nkore ikindi. So nigiro nk'ibisanzwe rero, kora subscribe dukomeze twigendere. Nari maze iminsi ntari bitewe n'iyi minsi mikuru ku bintu byari bimeze, ariko nagarutse. Kora subscribe hanyuma ibindi bimbaze.